turabasuje cyane inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, mwebwe mudahwema kudukurikira umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Reka tukwibutse gukanda subscribe. Kanda subscribe wowe utarabikora kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi, ujye ubona imari zose tugenda tubagezaho. Ni twebwe rero tubagezaho imitungo itimukanwa iri hirya no hino mu gihugu, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Si ibyo gusa kandi kuko tubasha no kuyimanaginga, tukabashakira abakiriya ndetse tugakurikirana buri kintu cyose kijyanye n'umutungo wanyu, bityo kunguka mugatunganirwa. Nk'uko rero muri kubibona ku masikrini yanyu, turi kubereka inzu nziza ya etaje. Ni inzu nziza ya etaje itarangiye, ibura amasuku ariko makeya. Iyi nzu rero ikaba igurishwa. Iyi nzu ikaba igurishwa ndetse ikaba iri mu kibanza kinini cyane, ikibanza kinini gifite ubuso bwa metero kare 750, ndetse hakaba harimo n'indi nzu nanone yo hasi muri kuyibona hirya, yubatse mu buryo bwa gitwe kimwe, ariko nayo ikaba ari inzu iri moderne kuko ari inzu ifite ibyumba 3 na salon ndetse na saramanje, hanyuma ikagira na douche na toilette yo mu nzu. Byumvikana rero yuko rwose mufite amatsiko yo kumenya ngo ese izi nzu ziherereye hehe, zishaka angahe. Reka mbabwire yuko izi nzu ziherereye mu karere ka Bugesera, mu murenge wa Nyamata, neza mu mujyi wa Nyamata rwagati, hafi y'ibikorwa remezo byose, hafi y'akarere ka Bugesera aho gakorera, hafi y'isoko, hafi ya gare, hafi ya stade, hafi y'amashuri, hafi y'ibitaro, hafi y'insengero, hafi y'amahoteli, kuko nyine ni mu mujyi rwagati. Ikibanza rero izi nzu zubatsemo kikaba gifite ubuso 750, akaba kandi ari muri metero nkeya cyane zitarenga 200, hagati ya 200 na 300, uvuye ku muhanda munini wa kaburimbo, uvuye ku muhanda munini uzaba ujya ku kibuga mpuzamahanga cya Bugesera. Izi nzu rero zikaba ari imari cyane yuko nyine nk'uko nabibabwiye ziri mu kibanza kinini gifite ubuso bwa metero kare 750, bivuze ngo metero kare 750 ni ibibanza bibiri birengaho metero kare 150. Murumva urwego izi nzu ziriho, murumva yuko ziri ahantu hanini cyane. Hanyuma kandi rero muri makeya icyo nababwira nuko iyi nzu ya etaje ibura amasuku makeya cyane, nta nubwo ari menshi, ni amarangi gusa ndetse no gushyiramo inzugi z'imbere, nta kindi, n'amatoilette. Ariko ubundi za parafo zirakoze, amakara arimo, urumva irabura utuntu duke cyane. Iyi nzu rero ya etaje y'ubwayo ikaba ifite ibyumba 4 byo kuryamamo, hanyuma ikagira douche na toilette 3, ikagira salon, saramanje ndetse na cuisine yo mu nzu, ikagira kandi na annex yayo by'umwihariko. Murabona ko na view yayo iyo uyirimo rwose uba ureba umujyi wose, urabona ko ari ahantu heza cyane. Iyi nzu rero nkaba ikindi nakumenyesha ari uko ifite annex cyangwa se indi nzu ku ruhande bidafite aho bihuriye, buri yose imeze nk'aho iri mu kibanza cyayo, nubwo biri mu kibanza kimwe gifite ubuso bwa 750. Iyo yindi nkaba nababwiye yuko yo ifite ibyumba 3 na salon ndetse na douche na toilette byo mu nzu. Aha hantu rero ushaka kugira amatsiko, tese aha hantu ko numva ari heza, numva ari hanini, numva harimo amazu ahenze, haba hashaka ngahe? Aha hantu harashaka 90,000,090 yonyine y'amanyarwanda, 90,000,090, kandi ari negociable. Nuvuga ni 90,000,090 ziganirwaho. Ni igiciro, ni 90,000,090 ziganirwaho, ni igiciro. Ukahegukana hose, ukahegukana etaje ndetse n'inzu ngufiya, kandi mu kibanza kinini cyane, kandi ni ahantu wanakorera business ubishatse ukurikije aho nakubwiye haherereye. Yes, niba rero ahantu wahakunze, duhamagare kuri za nimero zacu arizo 0788 cyangwa se 078123 Si ibyo gusa, ushobora kudusanga aho dukorera nta handi, ni mu mujyi wa Kigali rwagati, mu nyubako ya Centenary House.
house. Dukora muri etage yayo ya kabiri, ukizamuka muri asanseri uhita ukata iburyo bwawe ugahita ugera muri Nzuri Business Group Limited. Iwacu rwose umukiriya ni umwami, tubahaye ikaze cyane kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi 5 kuri 5, ari nako tukwibutsa gukanda subscribe. Kanda subscribe wowe utarabikora, ndetse nyabuneka unakande kukazogera, ari nako unakora share kugira ngo inshuti n'abavandimwe babashe kujya babona ibyiza byose, imari zose tubagezaho 5 kuri 5. Ni nako ushaka kudukurikira kuri Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami rwose, tubahaye ikaze kandi turabakunda. Reka dukomeze kubifuriza kugubwa neza no kurohaha mukaronka mu byo muherereyemo byose. Ni kare ari nako tukwibutsa ko nyabuneka niba ufite icyo ugurisha, niba ushaka kugura, tugane tugufashe mu gihe gito cyane, tukwereka ahantu ugura hatari mu manegeka, hatari muri tije ariyo yose, tugufashe kubona ibyangombwa byawe bihita bikwandikwaho rwose. Ni karibu cyane, ari nako tubaha ikaze muri Finest View Park hariya Rebero. Turabakunda cyane.